Vengo nicyo ushaka kubwira Justin noneho ngo kikuvuye ku mutima kugira ngo akumve uce n'agasuzuguro ku mugabo wawe. Nicyo ugiye kubwira Justin rero? Ikintu cya mbere niyamye Justin. Namvire ku mugabo. Justin ndakwiyamye ku mugabo wanjye, wikomeza gucuranga umugabo wanjye. Uriya mugabo yanyambitse impeta uraho ngaho, ntabwo wigeze uza kunyambika impeta, nta nkwano zawe nariye ngo byibura uri kumucuranga. Niyo yaba imbwa umugabo wanjye ni imbwa yanjye, nta n'ikintu giteze kumusimbura, nta n'uteze kumusimbura, azahora ari umugabo wanjye. Ndakwiyamye, muvane mu majwi, gabanya ishari yuko nabusubiranye n'umugabo wanjye. Ntabwo wari buzandongore, nta nubwo nari buzakwemere, nta nubwo nari buzakwemere rwose. Mbabarira cyane, mbabarira cyane. Ufite umugore wawe, kuki wishimiraga kuba wagira uwawe mugore, njyewe ukishimira ko mpora ndi igishubaziko? Ndakwiyamye, Uwiteka yankuye mu bushubaziko, reka niyubakire urugo. Urongera kugarura kari agafoto ndi gusomana n'umugabo wanjye. Iyo uryamye n'umugore wawe, ibyo muba muri gukora ntawe uza ngo abashire hanze. Biriya ni ikibazo kuzana umugore n'umugabo bari gusomana, ukagenda ukongera ukabicuranga. Ibyo uri kwerekana ni ibiki? Gusomana se hari ibirenze birimo? Kuba nakundana n'umugabo wanjye nta birenze, ntabwo irari indaya by the way. Ntabwo irari indaya. Uriya ni papa w'abana banjye, niyo kandi ataba ari papa w'abana banjye, niyo twaba twararyamanye n'umunsi umwe, yaba ari umugabo wanjye, ntiwemerewe kumuvogera. Urumva mutima ugiye hamwe? Ugiye hamwe. Ako kantu akumva. Justin ndakwinginze, tega amatwi, wiza n'umugabo wanjye hano ku mihanda. Have utansembura, udatuma ndakara, udatuma mvuga nabi. Ndakwiyamye. Ndagushimiye. Wasubiranye n'umugabo? Ntasubirana nawe ari. Umugabo wawe yaje kugusaba imbabazi gute mbere yuko nza kugera ku byo Justin yavuze? Niki cyatumye umugabo wagaruka mu rugo mbere na mbere? Icyatumye umugabo wanjye agaruka, icya mbere kuba naramubyariye cyatuma agaruka. Umuntu ubundi mufitanye amaraso, icyo bita kuvanga iraso ni kiriya. Twavanze amaraso, ariko ndanaryoshye pe. Hose iyo mbambishe yarivuga. Waryoheye umugabo? Sasa umugabo wawe agaruka mu rugo, n'iki kintu cyagutunguye mbere na mbere? Mbere ko njya mu bindi byose myandi madetaye, ariko umugabo wawe n'iki kintu cyagutunguye, cyase n'iki kintu wumvisha kubwira ukumva ntago kibaho? Ikintu ambwira nkumva ntabwo kibaho, ikintu cya mbere cyantunguye ni ukumbwira ngo aragarutse. Kubyakira byaranze, kubyakira biranga, byantwaye agafu. Mbanza kuza kubivugaho, niko ari kumbwira ngo agaruka, nkajya numva umutima uri gutikure papa. Hati none nagiye ku mihanda, nagiye kuri YouTube, niyo namuregaga nko kuri mama we, nkahamagara nka mama we, nti dore umuhungu wawe bigenze gute. Yarababaraga ukagira namwiciye. None bibaze kumuvuga ku muhanda hano kw'iyi mihanda. Nahise mvuga ntaje kunyica we, natangiye kuraga nkavuga ati Mana mbabarira. Natangiye gusenga amasengesho, ntimbabarira Mana, kashaka kuza mwemere nkora iki. Nareba nyine abana be nkabona baramukeneye, hase koko nkora iki. Yes, reka gusuzura nyine kaze kwifurize amahoro y'Imana muherere wose kwisi. Niba uri mu gitondo kwifurize igitondo cyiza, muri mugoroba kwifurize kugira umugoroba mwiza. Gende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kubana n'umwe mu bagore bagize gutya ngo basubirana n'umugabo nyuma y'igihe kirekire, ngo Marene yagize gutya ararikoroza ararusenyura. Ariko ngo uyu mugore yagize gutya yasubirana n'umugabo, nubwo hari bamwe mu bo bitashimishije, bagize bati uyu mugore rero ni indaya. Ngiye kumubaza nimba ari indaya, nyihanganire nye sinakwisa indaya. Vese uraho neza mbere na mbere? Muraho. Ni amahoro.
nabonye harimo ubushyamirane hagati yawe n'uwitwa Pastor Rivera Justin wone Justin ko musa nk'abantu muhuje umubyeyi muri gupfa iki Justin ikintu cya mbere Justin turi gupfa cya mbere niyizira ku mihanda niviriye kwa nuza ku Mpanuro TV nari niviriye ku Mpanuro TV umugabo aranjajinga atangira kuvuga uburyo ndeba nk'indaya nicyo kintu nge nabonye arambwira ati ubundi arampamagara ngo se ngo ko nabonye ngo yarampamagaye ngo ari mu kiganiro n'abandi banyamakuru ngo ngewe ngo nitwa ngo Justin ngo twabonye inkuru yawe ngo dushaka kugusabira ubufasha ngo tubwire ngo ibintu wavuze kuri Marene wa Pastor Mutesi ngo ese nibyo koko niwe watumye urugo rwawe rusenyuka ndavuga ati jewe agahinda kanjye narakavuze ntabwo ndi bugaruke kongera kuvuga ku bya Marene nge byararangiye kuko icyo nashakaga kuvuga nkabohoka narakivuze Justin ntari we watumye nza kwiyi imihanda ahubwo akambwira ati garuka ngwino bivuge neza bigutera ubwoba icyo gihe ikiganiro cyanjye kwa Pasi ku Mpanuro baragisiba Marene icyo gihe ngo arakigura ni na Justin wambwiye ko Marene yakiguze baragisiba ati ni gute umuntu asiba ikiganiro cyawe angarura ku mihanda ubundi kuri abari bagisibye byari byarangiye sinari buzanagaruka niwe watumye nongera kugenza gute kubivugaho ndagaruka ku ntuza kuri nyako ndabivuga ukuri nyako ni kwa Justin mbe ndabivuze majije kubivugayo none ingirwa mushumba ingirwa mu pasteri genda ni nta nubwo ari umushumba katigeza anambatiza ni umushumba wa hehe n'uwo muri Nyabarongo n'uwo kuruzi n'uwo hehe n'uwo mu kihe Kivu n'uwo mu Kivu cya Gisenyi niwe ubatiza za ndaya zibayo abatiza abandi ubundi zina mushumba n'iry'ubundi n'iry'umuntu ugira ubusutwa n'irye se arikuye he ninde ugira ubusutwa uriya mu pasteri ngo ni Justin agira ubusutwa abatiriza hehe ubundi Yorodani abatirizaho niyihe bawitonze warakireka tuganira duhere akantu ku kandi bwa mbere tinjya kuri kamera nagiye gutanga ikiganiro ku Mpanuro ariko mvuyeyo bitewe nuko ibintu nari navuze nabonaga atari sawa barabikuraho umunyamakuru witwa Justin arampamagara arega ibintu nari navuze ni sawa kuki uvuga ko atari sawa ibintu nge nari navuze nibyo Pastor Mutesi turavukana kuri Marene wacu numwe kuki baba bavuga ngo naharabitse Pastor wa Mutesi ahubwo ni Pastor naharabitse Marene wa Vestina bajye bavuga ngo Marene wa Vestina kuko Mutesi ninge wamuhaye pasi wiki ninge wamuhaye pasi ya Marene wamuhaye Pastor Marene se wamuhaye umudiaspora none iyo Marene atazi naha mu bukwe bwanjye se bari ngabe yarabanje kumbera Marene bari kuzahura bati ninge ndarenze yego hanyuma rero uza kubipfa aho no nshaka kumubanje ninge yabanje kwicarira ariko vese ndakazi ninge yabanje kwicarira hande ahubwo Pastor Mutesi ajya nyemera tuba bacuti we na Mutesi mabashuti ntago Justin yaborohera Justin yatubaga ariko birabyibaga rye se rimbwiye iki nanjye ubu ndakasa Mutesi nawe uraje mubage sinzirije ntabwo reka do ryaracanye ubu narakangutse ariko narakangutse ngewe urugo rwanjye rwari rwarasenyutse none umutipe yarakaye ubundi ko afite uwe mugore katari buzanandongore ubundi arambaza iki uravuze ngo ko afite urwe rugo katari buzandongore kuba nasubiranye n'umugabo wanjye byamuriye hehe ubundi arambaza iki ntafite urwe rugo se ati Vesi yasubiranye n'umugabo ariko Vesi Justin ni umuntu wakwakiriye ku muhanda kuko utagiye no kumuha ikiganiro cy'uko umugabo wongeye kumwakira mu rugo nyuma yo kuvuga ko Marene yagusenyeye urugo ari naho ndibuze kugaruka cyane ese kuko uru rugo babajije umugabo nimba koko Marene yararusenye umugabo wawe buri cyo abivugaho ariko nibaza kuko Marene uru rugo yararusenye cyangwa nuko mutabashe kumvikanamo hagati yawe n'umutware wawe mani reka nkubwire kuvuga ngo Marene yasenye urugo
kuba umugabo byo byonyine wenda ibyo byararangiye kwanza. Kuba umugabo yarazi ko Marene ari umuntu unyosha ngo ampa amafaranga, umugabo ati wowe Marene aguha amafaranga ukanansuzugura ukagira gute ibintu nk'ibyo, ati kananagusigira Marene dore wavuye kwa Marene unampishe ko wagiye kwa Marene. Umugabo agenda yitwaje ako ngako. Niba rero ubwe yaragarutse akabura icyo ashinja Marene, ariko njye navugaga ko Marene ari urusenye kubera yuko umugabo yagiye avuga yuko ansigiye Marene w'umudiyasipora. Yego. Kuva nagiye kwa Marene mbimuhishe, nkamubwira ko akambona mvuyeyo ntashe ijoro nari nagiye kwirebera Marene ntabimubwiye bitewe n'impamvu runaka yaturutse mu kuntu badusuye na ba Pastor Mutesi bose na ba Pastor Claude baza mu rugo rwacu barabizi ibyo navuze nibyo Juste ari gucuranga ari amajwi. Ubundi ari amajwi Juste ari gucuranga amajwi ngo ukuntu naje ndirangwa ibikaroti ngo biboze ngo bigize gute, ubundi ko biriya byarangiye niba ashaka views nazishake neza. Ariko areke kugarura ubuntu bw'ubujwi budasobanutse. ubujwi buta. Hanyuma rero uwitwa Pastor Juste agera gutya aricara avuga ati uyu mugore gusubirana n'umugabo we ni imitwe. Ngo ni imitwe ngo twari turi ngo tuba turi ngo gukora scam. Nibaze we n'umugabo wawe mwarasikaminze abantu? We n'umugabo wawe mwari muri gusikaminga abantu? Kirazira. Subwo barabona narikinishaga hano ku mihanda. Babona narikinishaga hano ku mihanda. Reka. Nyamara vesi ngo hanze hari abagabo bakwikundiye. Bari hese? Bari he ko ntababona? Urabashaka? Bari hese? Urabashaka be? Iyo baba bahari se kiba ntarabashatseho nyine. Bari hese? Nese abana akajya kwishyuza dadi. Bakambwira atari ko baryama bakarota se. Bakarota ngo dadi ngo winsiga. Numvaga abana bari mu ngo dadi winsiga. Rero nshimye ko nakuze ndi imbobo. Nakuze ndi imbobo ndi Marine. Aba bana ngiye kugira Marine nta se wapfuye nta nyina wapfuye. Ndi kubahemukira kanemera azaze yica ingegera n'ubundi sindiho. Tani n'ubundi azaza ndangize n'ubundi sindiho. Yego. Ubwo naramwemeye nyine ariko namwemeye mfite ubwoba bwinshi cyane. Araza. Yego. Nera storere gawe ushaka kwitwagararira aho ngaho araza. Umaze kuza nyine turakunda ndongera impeta naka kampeta ngiye n'impeta nari narazijugunye. Aka niwe wakampaye ntumbaze iyo yari yaragahishe. Yaragatsimbye ahantu mbona arakampaye kandi aka kampeta nambaye nake nyine. Ariko ndakazi tukibana gutyo yari agafitewe. Umugabo arongera kwambika impeta abarakanyambitse nagendaga ntako atambara ambara. Yambaye umva nabwoba se? Iyi mpeta n'iyindi narayambaye. Ase umwongeye korana mu gihe bitanda mu buriri mwishuka imwe mu kiringiti kimwe. Aho yaciye we. Aho yaciye ntihacurwa ngo bayedawe abantera amabuye bayanera, ariko aho yaciye mwabadamu mwe namwe mwabakobwa mwe mu nyumva. Sineza ko muri iki gihe nta bintu ngo by'amasugi, ubundi ubusugi butera umwaku niko naje mbabwira. Mukobwa uri isugi ubwo busugi bwawe sinzi iyo uzabujyana. Ubu ushaka ahantu wimukira nko mu gihuru kuko ntabwo ukwiye kubana n'abasore bo mu mujyi. Ukiri kubwira abantu ko kugira bitera umwaku kubusugi butera umwaku. Reka nkubwire butera umwaku ubujabiriye ntubuze uko bafata umugabo. Ubu umeze ngo umugabo akakubaza ikintu ukaba umeze nk'injiji yo mu gihuru. Ukagira ntiwakuriye mu bantu, ariko nyine nta kundi nyine iyo byabaye biba byarabaye. Ariko Imana ishimwe yatumye dukurira no mu itorero. Nyine twaryirindiyemo turirinda turashaka, ariko uwo munsi wa none naciye akenge. Ntabwo nkiri cya gisugi. Reka yese ndi isugi. Yarazira banange nyamara uri isugi banange. Vesuyu urasetsa.
kirazira. Jisita aravuga ati uyu mugore rero aha niho ngiye gutangaruka ati ariko ntarajya kure uzana umugabo kuri kamera ve. Aramuzanye nose kumuzana kuri kamera, kumuzana kuri kamera ni igitangaza. Kuki wazanye umugabo wawe kuri kamera se? Kwari ukugira ngo nanyica bose bazabe babiri bamenya aho narengeye. Nose n'ubundi ninjye wamuzanye ku mihanda sibyo, batamuzi ndamuvuga, hajya mvuga muvuga. Rero n'ubundi nagombaga kumuzana hano nyine ku mihanda akisobanura. Mugabo araza arisobanura. Ubu uri kurarana n'umugabo? Cyane cyane, ariko turi kurarana. Hari abantu bajya bavanga umugabo araryoha. Umugabo araryoha ariko n'umugore araryoha. Narababwiye ngo umugabo ntaryoha wenyine, biterwa n'uwamuryoheje. Ariko uranga umugabo araryoha. Ariko ibiryo birirya. Iyo watetse ibiryo birirya, nanga nyiri kubirya niwe uvuga ko biryoshye. Nyine buriya ari umugabo ahubwo n'umugore urya undi ninda. Abantu nibatubwire, njya numva ngo kurya umwana, ngo kurya iki, niba barya umwana bakarya hari na mama we, bakarya umukecuru, bakarya n'umusaza, bakarya n'umusore. Abantu batubwire kuryana ni iki. Kuyo bavuga ngo kurya umwana sibyo, nanga se kurya umugore si urya undi ninde urya undi kugira amenye ko yaryohewe. Ari umugabo araryoha, umugore niwe urya umugabo, nanga umugabo arya umugore. Batubwire bararyana. Urabona ari inde urya undi? Umugabo niwe urya umugore. Umugabo niwe urya umugore. Ubona hagati yawe n'umugabo wari inde urya undi? Umugabo niwe undya. Oya. Ariko none ushobora kuba urya umugabo. Uyu mugabo niwe undya. Tubyizere niwe unsamura. Yego, hanyuma umugabo murazana murongera murasubirana muriyunga. Ibyo mwari mwarapfe se bashi mwaje gutera gateye mu biganiro nk'umuryango, muravuga ati ibi bintu sheri wanjye ntibizongere, iki twagiye dupfa gutya iki niki cyane, ubu maginga nukuza gusa mukibana, ariko ntago murafatera gateye mu manzi mwicare muganire. Oya, twaraganiriye. Kandi ikindi no kuba naraje ku mihanda ni byiza, urumva. Uruhande rumwe ni bibi ariko urundi ruhande ni byiza, kubera yuko umugabo wanjye yamenye ukuri kwanjye hagati na Marene. Yego, nubatse urugo umugabo wanjye avuga ati wowe ufite umudiyasipora. Ariko abantu baba baza ati umudiyasipora ari mu buzima bw'uriya muntu yaramukijije. Wakwambara akantu wambaye kose ati nakura mudiyasipora buriya. None nge nishabikira udufaranga, natwishabukira urumva. Oya shantaye nakishabikira udufaranga, urumva. Banze muri ko bagufite amadolari ntago turi bugende. Ko nabaga mfite amadolari arega ntabwo abadiyasipora ari bo gusa bafite amadolari. Kubaza ko bagufite amadolari ntago ngiye kuvuze mu diaspora mu bivuze. Amadolari nyine nayafasheho, nanagiye kumuhinde kutuvunjisha. Nshimiye umuntu wampaye ku madolari pe, kuko ngewe nta madolari nkorera. Twikomereze ntari nta madolari nkora. Atumye sha nanjye menya ku idolari umwana wirigiri yasha. Nari kujya nyatambukaho nkagira ngo ni igipapuro, ariko yatumye nyamenya yubaho. Agiye no kumuhinde nkavuga ngo how much nanka yatumye menya uko mvugana n'umuzungu. Byibura numva byibura umuzungu kansubiza. Uvuga ngo iki? How much? Agusubiza ngo iki? Shamba barira sha noneho urumva twikomereza nyine. Ariko icyambere cy'umugabo wanjye yamenye ukuri, yamenye neza yuko umugore wiwe nta Marene umufasha afite. Izo ngingimira zavuye. Hari ukuntu Imana igusiga utuvuta abantu bakavuga ngo warakize ufite amafaranga. Nk'ubu nkanjye kugira amakanira umuntu ko nta mafaranga mfite biragoye. Nk'ubu ngo hari abadiaspora benshi bagiye bamamagara, hari n'abaguhamagara video call, noneho telefone dufite ahita kugira icyuki avuga ati uyu muntu ararenze ntari uwo gufashwa. Bagahita babona urakiza uri umukire kandi nta kintu wibereye. Ariko siko kuri umukene rive ndakennye sha bose mfite iki. Wasubiranye n'umugabo wigaruriye umugabo mu rugo. Umuntu
wagaruye umugabo mu rugo ariko ntamugaruriye ko mwebwe mwese ko nta wigeze ambwira iby'urukundo wonye se twari kurongora kandi ufite umugabo cyane mukangirira neza n'impuhwe mukangirira impuhwe mukavuga mutuye umugore nta n'umugabo aheruka tugire n'icyo tumubaza ariko nta n'ikintu mwambajije ubwo se ni gute ntari no kwisubiranira n'umugabo rero twari kukubaza iki mukagira ikintu munambaza mukambwira muti ko twagukunze ko twakwiteretera ko uje uri kurira ko ukeneye ko umugabo agiye byibura waretse tukiyizira mwabo bana tukaba umucyura harya bavuga umucyura tukaba umwinjira nabuze n'umugabo umbwira ngo anyinjire ako se ugiye kuba ko nta mugabo n'uyu ugeze gutereta wahese mukuye uzi icyangiro kindiho urebe ibitutsi hano bagiye kuntuka uzi ngira icyangiro mana nuko nta mama mfite mba naragiye kumubaza impamvu yanambyaye kanambyara ndi kibi ayo uri mwiza yashanda ikibi mwana iyo mba mwiza kiba umugabo ataragiye n'ubu ngubu kugira agaruke buriya ni abana be banatumye agaruka nawe ngende ikibi veze ko ikiganiro umugabo wari bukirebe ikiganiro ko umugabo wari bukirebe akirebe nyamara nubwo yagarutse ukaba uvuze ko yagaruwe n'abana atagaruwe n'umugore we bishobora kuza kumubabaza kubabara arabizi yababara atababara arabizi unge naribabariye ibugira kenshi akuze kugira ukuze nta nyoko nta so ukuriye muntu uza mu biraro uraraho bwije ugira gutuzengurutse igihugu hirya no hino ntugira aho ubarizwa uyu munsi uburaho uyu munsi uraho uri mu kandi karere ahantu hose uri inzererezi ntushaka n'umugabo ubone biranze ubwo saho navuga ngo ndi mwizaniye ko ntera n'umwaku wenda hari umenza ari nge mwaku bavuze umenza ari nge mwaku pe ntose ninge mwaku ariko umugabo ukwishakira isugi keze ukuntu narinze umuhungu iyo yashakaga kunkora narirukaga nkiruka buriya mfite ibintu mfite utuntu tw'udukovu imisare nkanyura mu mikeri mu mahwa abahungu turi mu kigero kimwe banyirukaho ngo bansabe bashaka iki ngo niba ari kumumbunda harya ni umumbunda bavuga umupuri wa mumbu ngo ni umupuri ngo bansabe kumumbunda ngiwanyu ngo basore banyu ngo bashaka kugira ngo ubahe kuki kumumbunda yego umumbunda ni ikintu kimeze gute se kandi umumbunda abasore banyu bawitaga umumbunda i Kigali ni umupuri bwo iwanyu ni nabizi se